Ndabaramukije mu izina rya Yesu, n'umuvandimwe wanyu Pastor Clement agarutse kuri Agaruka TV kugira ngo twongere tuganire amagambo y'Imana. Uyu munsi wa none rero turaganira ijambo ryiza kandi rikomeye, ijambo rifite inyigisho ku bakristo ariko ku barimbuka hano ubupfu, cyangwa se ni ijambo ridafite icyo rimaze, ariko ku bari mu rugendo rujya mu ijoro ni ijambo rikomeye kandi rituma twongera kwitekerezaho tukarindira twihanganye, kubera ko Kristo wacu ari bugufi kuza gutwara itorero. Imana ishimwe cyane. Rero ndareka manze nsenga Imana, tubone twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko tugomba gukora byose twabiragije Kristo, nk'uko Paul yabivuze ko tugerageza gukora byose, tugerageza gukora byinshi ariko ibi bikadutanga imbere, ariko nanone ni nako dushobozwa byose na Kristo, kubera ko niwe uduha imbaraga. Kristo ataduhaye imbaraga zo kuvuga ubutumwa, ataduhaye uburyo, ataduhaye amafaranga yo kugira ngo twaporodinge ibi biganiro, ataduhaye uburyo kugira ngo tubone uburyo tuvuga ijambo ry'Imana, tubona ibidutunga, ntabwo twabona uburyo duhagarara ahangaha, ariko yadushobuje akaducira inzira, tukabona ibitunga famiye, tukabona n'uburyo tubona iri koranabuhanga cyangwa se iritumanaho, burya ntabwo biba byoroshye, ariko aduha imbaraga zo kubitubashisha. Imana yahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana rero, dushime Imana kubera ko yatwongera iminsi yo kubaho. Nuturangiza tubone dutangire twumve ijambo ry'Imana cyangwa tuganire mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Mana, mu izina rya Yesu, Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ko wakoze ibidasanzwe wa Isirayeli, ngushimiye ko wabanye natwe, wakora imirimo n'ibitangazwa, twongera iminsi yo kubaho, ukaturwanira, ukabatumye tubwira kuri iyi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2024 duhumeka umwuka w'abazima. Shimwa kandi ukomeze uhimbazwe. Ntabwo twakwirengagiza ko kuri iyi tariki hari abari kwa muganga, hari abaryamye mu mago yabo, hari abari muri gereza, hari abari mu bibazo bitandukanye, ariko twebwe wadushoboje udushyira hano hanze kugira ngo tubashe gukomeza kuvuga ubutumwa bwawe bwiza, dukangura abantu kugira ngo babashe kuba maso kandi bagukurikire, barindire babitunganyije, kubera kuri bugufi kuza gutwara itorero. Ndasenze rero kugira ngo iri jambo mwami tugiye kuganirira hamwe riri muri Timoteyo wa kabiri, iri muri Petero wa kabiri, ibice byaho bya cya gatatu, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17, ubane natwe kandi turagire muri ryo, tuhereze umwuka wera kugira ngo abashe kutuyoboza kandi turinde kirogoya yose yaturugura muri kiganiro, bityo nituza gusoza amara turongera dushima izina ryawe. Rero tugushimiye kuri buze kwa natwe muri ibyo, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvishe. Amen, amen. Mana nibaho umugisha. Rero ndagarutse kuri Agaruka TV, ndabaramukije mwese aho muherereye, ndasuza abari mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko baturuye mu karere ka Rubavu, cyangwa se ahoze ari ku Gisenyi, abadaheruka mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuza abari mu majyepfo, ndasuza mu burasirazuba, ndasuza abari mu majyaruguru, yemwe n'abari mu mujyi wa Kigali, mwese ndabasuje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi nsuje n'abandi bari hirya y'igihugu cy'u Rwanda, bari muri Congo, abari mu Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Malawi, abari muri Zambia, abari muri Mozambique, abari muri Namibia, South Africa, mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Abantu mwese muri Afurika, Imana mu ijuru niba mugisha, ndabaramukije aho muri hose muri Afurika yose. Ndabizi ko abanyarwanda buri mu gihugu cyose kituye ku isi, umunyarwanda arimo. Rero aho muherereye hose muri Afurika, muherereye hose hirya ya Afurika, muri Amerika, i Burayi, muri Aziya, muri Australia, muri Canada, mwese muri Amerika, ndabaramukije mwese. Mwumve ko tubahaye yambo abadukurikira bari muri Amerika, muri Kansas, mwese Imana baho umugisha. Abari muri naganaye muri Amerika, Norway, Imana baho umugisha. Abari muri ibihugu bya Amerika dutangiye kujya tuyibagira kandi dufite inshuti nyinshi, ariko mwese muri Amerika muri makeya turabasuje. Imana mu ijuru bishimire kandi bagiriye neza. Uyu munsi rero nk'uko maze kubabwira, turaganira ku ijambo ryiza cyane mu gitabo cya Petero wa kabiri, igice cyaho ni icya gatatu, turera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 18, ariko nk'uko nkunda kubibabwira, turi buze gusoma imirongo imwe muri icyo gice, ariko nk'uko nkunda kubibakangurira, niba abantu basoma ijambo ry'Imana, ujye ugerageza kugira ngo urebe icyo gice cyose cyo basomye, n'ibinashoboka numva utari kubisobanukirwa n'iki ijambo ry'Imana riri kuvuga, ufate igice kibanza, ufate n'igice cy'iryo jambo ririmo, ufate n'ikindi gice gikurikiyeho igihe gihari. Aho ngo bizajya bigufasha gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, hatagize abakuyobesha cyangwa se abakubwira akarongo kamwe ko mu gice cyose akaba ari icyo bagenderaho, akaba ari icyo bitwaza. Rimwe na rimwe wakurikirana neza ukumva ibyo bari kuvuga mw'iryo jambo ry'Imana bafashe, mu karongo bafashe kadahuje neza n'ijambo ry'Imana nyirizina icyo ryari rishatse kuvuga. Rero kugira ngo musobanukirwe Bibiliya, mujye musoma igice kibanza n'igice cy'ijambo ry'Imana ryasomwe,
natumyemo, musome n'igice gikurikiyeho bizabafasha mu gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none iryo jambo riri muri Petero wa kabiri igice cyaho cya gatatu umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 17 turi buze kwibanda ku mirongo itatu y'ingenzi. Mirongo itatu y'ingenzi ni umurongo guhera ku murongo wa gatatu kugeza ku murongo wa gatandatu, tuze no kureba ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, turi buze nanone no kureba ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18, ariko byose murumva ko biri mu gitabo kimwe cya Petero wa kabiri ibice byaho bitatu mu gice kimwe cya gatatu, ariko gisome cyose kuko dufata imirongo mike kubera ko tuba dufite igihe gitoya, kuko dufashe iyi mirongo tukayisoma igice cyose byadufata igihe kinini. Hari bamwe bigora mu bijyanye n'amayinite, kubona amayinite hari abo bitorohera, niyo mpamvu dufate imirongo imwe n'imwe kugira ngo tuyivugeho twihuta, ariko ababishoboye mufate biriya muze gusoma iki gice cyose muri buze kumva icyo Imana ishaka kuvugana namwe mu ijambo ryayo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kugaruka k'umwami Yesu. Hari abantu benshi batubwira neza ko Kristo yavuye ku isi atotejwe, akubiswe, abambwe, ashinyaguriwe, asuzuguwe, none ngo ntago azagaruka ku isi. Ariko reka mbabwire ko ibyo bavuga ari ibinyoma. Iyi Bibiliya yatubwira ko kugaruka kwa Kristo guhari, kandi byanga bikunda Yesu azagaruka gutwara itorero ryiwe. Niyo mpamvu nje kongera kubibutsa ko kugaruka kwe guhari, kugira ngo izo nyigisho mugenda muhura nazo, abazibabwira, abazibabigisha, mumenye ko barimo barabayobya, barimo barababwira inyigisho zipfuye, ahubwo mwumve ukuri kw'ijambo ry'Imana, mube maso kandi mwitegure, kubera ko byanga bikunda Kristo azagaruka. Bibe uyu munsi, bibe ejo. Bibiliya itubwira ko tutazi umunsi n'igihe, ariko hari ibimenyetso yaduhaye bizagaragaza kugaruka kwe. Ni byinshi turi kubibona byo mu minsi y'imperuka. Ubwo rero ngira mukanguke, mukomeze mwitegure, mube maso ntimurangare. Dusome umurongo wa gatatu, Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu, dore ku murongo wa gatatu tugeze ku murongo wa gatandatu. Mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo. Bazabaza bati, isezerano ryo kuza kwe riri he? Ko uhereye aho basokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha muri Petero wa kabiri igice cya gatatu ku murongo wa gatatu, Bibiliya iratubwira ngo mubanze mumenye iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana. Abakobanyi ni abaki rero? Abakobanyi ni abahakana ijambo ry'Imana. Abakobanyi ni abatemera icyo Bibiliya ivuga. Abakobanyi ni ba bandi bahakana ko Kristo azagaruka. Bene abo ngabo rero Bibiliya yatuteguje hakiri kare ko tugomba kumenya ko mu minsi y'imperuka bazaba bahari. Uyu munsi barahari. Abakobanyi ni babandi badasoma ijambo ry'Imana, bayirirwa mu masosho media batabwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo barangaza abantu. Abo mu bakobanyi nabo barimo. Bene abo bakobanyi barabaza bati, isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Ese kugaruka kwa Kristo byanditse hehe? Ese koko Kristo azagaruka koko? Ese ko twavutse bavuga ko azagaruka, tukaba turinze dusaza, tugize imyaka 50, 40, 60, bavuga ko Kristo ari bugufi, ese yaheze hehe? Abandi bagahera ubwo bavuga ati ni ukubeshya, bakitwikira ijambo ry'Imana, bahakana icyo Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga, bahakana amagambo yahumetswe na Kristo, bakabihakana ku mugaragaro. Bakavuga bati bahereye kera bavuga imperuka, twavutse bavuga imperuka, dukura bavuga imperuka, tubatizwa bavuga imperuka, dushaka bavuga imperuka, turabyara none dore turashaje bavuga imperuka. Ese iyo mperuka bavuga ni iyihe? Ariko Bibiliya aha ngaha ijambo ry'Imana Petero yandikiye urwandiko ariko ubwira abantu ko uhereye kera kose ariko bavugaga. Ku gice cya gatatu umurongo wawo wa gatatu nugera kuri 4 haravuga ngo babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri he? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye. Iyo muvuga basogokuruza ni babandi batubangirije, ba Aburahamu, ba Petero, ba Yohana, intumwa za Yesu, ba Dawidi, ni benshi cyane. Uhereye kera kose basinziriye bavuga ibyo, uhereye ku kuremwa kw'isi. None kuki atagaruka? Kuki ataza? Imana ishimwe cyane. Ariko birakomeza ku murongo wa 8 haravuga ngo ariko bakundwa, iri jambo rimwe
nirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi. Ku mwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi. Bibiliya itubwira neza ngo iri jambo ntirikadusobe. Kristo azagaruka koko, ariko abantu icyo batazi ni uko umunsi umwe ku Mana ni imyaka igihumbi kuri twe. Ibaze, tekereza nawe, niba umunsi umwe ku Mana ari imyaka igihumbi kuri twe, Imana ikaba yaravuze ko izagaruka, Yesu akazagaruka gutwara itorero, hakaba hashize imyaka 2000 avuye hano kuri iyi si. Ubu ni ukuvuga ko hashize iminsi 2. Imana ishimwe cyane. Hashize iminsi 2 ku Mana. Imyaka 2000 ku Mana ni iminsi 2. Imyaka 2000 kuri twe twebwe abana b'abantu ni iminsi 2 ku Mana. None iminsi 2 irashize, abantu barimo baravugongoreka kwa Kristo ngo mbese ari hehe, mbese bizagenda bite, ngo kuba yerekera babivuga bagenduka bikarangira bafashe decision ko atazigera agira gute, atazigera agaruka. Imyaka 2000 irashize nyuma yo kuvuka kwa Kristo. Twebwe ni imyaka 2024 kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo ni iminsi 2 n'amasegonda. Rero Yesu yatukanguye atubwira ngo izo nyigisho bene nk'izo nitukaziteho. Icyo twebwe dusabwa ni iki? Ni ugukora ibyiza, tugashimwa n'amaso y'Uwiteka. Igihe cyacu cyo gutaha cyagira tugataha neza. Ntabwo dukwiriye gutinda kugaruka kwa Kristo. Ntabwo dukwiriye gufata umwanzuro ngo tuvuge ngo ntabwo azagaruka. Ntabwo dukwiriye kugana mu murongo nk'uwaba ngaba bavuga ngo yaheze hehe, kuko navutse bavuga ngo azanga araje yaheze he. Ariko bakirengagiza ko imyaka 1000 ku Mana ari umunsi umwe kuri twe. Niba imyaka 1000 ku Mana ari umunsi umwe kuri twe, ubwo bihagaze gute? Urumva hariho ngeri ryagera. Uwo murongo urakomeza ngo n'imyaka 1000 8. Iri jambo rimwe nirikabasobe yuko ku Mana, ku mwami Imana umunsi umwe ari imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Ku munsi umwe ku Mana ni imyaka 1000 kuri twe. Imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. Iri jambo niribasobe, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Impamvu imperuka itinze kuzana iyihe rero? Ni uko Imana ishaka ko twese tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo ishaka ko hari umunyabyaha, hari umuntu yaremye imisho yayo yarimbura. Imana ishimwe cyane. Imana itegereje ko abasinzi bahinduka. Imana itegereje ko abasambanyi bahinduka. Imana itegereje ko ibisambo bihinduka. Imana itegereje ko abajura bahinduka. Imana itegereje ko abantu bica abaroga bahinduka. Niyo mpamvu imperuka itinze kuza. Nuko Imana idashaka ko hagira irimbuka, ahubwo Imana ishaka ko abantu bagera gute, abantu bakizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo rero kuba Kristo atinze kugaruka bivuze ko atazagaruka. Icyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Gutinda no guhera biratandukanye. Kristo avuze ko azaza. Kuba atinze kugaruka, Satani niyo yarakuriraho n'ababigisha bagoreka iby'Imana bavuzwe haruguru, twere kubahereza akanya, ba bandi b'abakobanyi, twere kubahereza amatwi ngo tubahereze umwanya wacu, ahubwo twitoze, twitegure, twiboneze, twitunganye, kubera ko ari bugufi kuza gutwara iki itorero. Njya nkunda kubabwira ngo naho Kristo yatinda kugaruka, urupfu rwo ntabwo rutinze. Urupfu rwo rushobora kuba iherezo ryawe, kubera ko nyuma yo gupfa nta migambi, nta n'imirimo, nta no kwikosora bihari. Iyo umuntu apfuye byose biba birangiye. Kandi iyo umuntu apfuye ntabwo aba yitabye Imana. Iyo mvuga n'Abanyarwanda bayishyizeho kuko babuze uko bavuga ngo umuntu yango yitabye Imana, ahitaba abantu bazima. Uyu munsi ni njye wayitabye, kubera ko naje kugira ngo mvuge ibyayo. Ni njye wayitabye umuhamagaro wayo. Nawe iyo iguhamagaye urayitaba, ikagutuma ku bantu bayo, ukagenda ukababwira. Abantu bapfuye baba bapfuye ntabwo baba bitabye Imana. Bashatse kuguhereza akanyito keza, ariko mu by'ukuri twebwe ahangaha nitwe bazima bahumeka, nitwe twitaba Imana. Naho abapfuye baba bapfuye bamaze kugwa mu mubiri, ntabwo baba bitabye Imana, baba bapfuye. Baba bagiye he? Baba bamaze kujya aho abategereje barindiriye umunsi w'urubanza, kubera ko Bibiliya itubwira ngo abapfuye uwo munsi bose bazakanguka. Nibamara gukanguka bajya gucirwa urubanza. Nibamara gucirwa urubanza, buri wese ajya akwiriye kujya bitewe n'ibyo yakoze. Mukristo muvandimwe, wikwita ku magambo ayobya y'abigisha b'ibinyoma bavuga ko Kristo atazagaruka. None dusoma ku murongo wa 17 n'uwa 18, naho aratubwira amagambo meza cyane. 17 na 18
haratubwira hati nuko rero bakundwa, ubwo mubariwe hakiri kare, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Uyu murongo uravuga ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Mu yandi magambo, nari nje kubaburira, mbaburira ko Kristo azagaruka gutwara itorero, kandi kimutindije ari ukugira ngo abasinzi, abanyabyaha bamanze bihane. Nagashaka ko harugira urimbuka, ishaka ko abajura bihana be kuzarimbuka, ishaka ko abasambanyi basambana bakora umurimo w'ubusambanyi bihana be kuzarimbuka, indaya babandi Kigali mu gihugu cyose no ku isi yose bihana hakizagira urimbuka, abasinzi barara mu kabari barwana, abajura barara biba, babandi bari gufatira tubona ku masosho media b'abapfumu, abo bose babescro, ishaka ko bihana ntagire uzarimbuka. Babandi bateka imitwe, bamwe bari kurangaza abantu ku masosho media nababwiye mu minsi yashize, ishaka ko bihana batazarimbuka. Rero niyo mpamvu kugaruka kwe bitinze, ariko Petero arongera dukongera atubwira ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, bavandimwe nshuti za Agaruka TV, ubwo muburiwe hakiri kare, mukamenya ko Kristo azagaruka, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, mukayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha. Uburiganya bw'abanyabyaha ni babandi babajyana mu byaha, ni babandi bababwira ibitangaza, ni babandi bababwira prosperity gusa, bigisha inyigisho za prosperity gusa, n'abandi babigisha inyigisho z'ubuntu, ngo byose ngo kumusaraba ngo yarabirangije, kubwo ngubwo ngo nta kindi cyaha gisigaye, ng'ibyaha byose yaradupfiriye byararangiye, ngo mwakora ibyo mushaka. Izo nyigisho ziriho, ariko mu by'ukuri ni izo kuyobya. Kristo yaratubwiye ngo adushyize inzira ebyiri duhitemo iyo dukwiriye gukora. Rero abo banyabyaha, izo ngirwabwenge, abo bapfapfa bari kuyobya intore z'Imana, bazabona ishyano. Niyo mpamvu natwe ari kuduhagurutsa mu gihe nk'iki gikomeye, mu bihe bigoranye, kugira ngo tuburire abantu b'Imana. Niyo mpamvu Imana ibwira ijambo riri muri Petero wa kabiri igice cya 3, uhereye ku murongo wawo wa mbere ugeza ku murongo wawo wa 18, urahasoma neza, urasanga ko ukwiriye kwitwararika, ukamenya ko Kristo ari bugufi, kuko hari ingirwabwenge, hari uburiganya bw'abanyabyaha bwateye, bazi neza ko bazarimbuka, ariko bari gushaka imbaga nyamwinshi bazarimbukana. Izo nyigisho rero ziraganje mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose, zibwiriza abantu ibitangaza gusa, zikababwira ko Yesu byose yabirangije, ngo usinde usambane nta kibazo. Izo nyigisho zimaze kugwira, ariyo mpamvu turi gukoresha imbaraga nke dufite n'ubushobozi buke dufite, kugira ngo dukangure abantu, tubabwire ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi nyuma y'urupfu hariho kurimbuka ku iteka ryose. Rero bana b'Imana ba Kristo, bavandimwe, Kristo azagaruka. 18, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Ngahubwo bavandimwe, mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu, icyubahiro kibike uyu munsi n'iteka ryose. Bavandimwe, va kuri izo nyigisho. Imana yahagurukije abana b'Imana, Imana yahagurukije abakozi bayo, kugira ngo bababwirize ubutumwa bwiza, ndetse babakangure muhore mwiteguye, kubera ko uyu munsi cyangwa ejo Kristo yagaruka. Ndagira ngo ubwire ngo iyi minsi YouTube menshi, YouTube channel nyinshi, ni abari gushaka indamu z'iyi si, ariko badafite ishyaka ry'ubutumwa bwiza bwo gukangura abantu ngo bave mu byaha. Niyo mpamvu ngushishikariza, niba ukeneye kumva inyigisho zigukangura, inyigisho zikwegereza Kristo, inyigisho zikuvana mu byaha, inyigisho zikwereka iminsi n'ibihe, zikangura abakristo, hari channel ebyiri muri iyi minsi ndi gukunda cyane, ziri kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'umwimerere. Sanga channel yitwa Les 12 ouvriers. Nujya kuri channel yitwa Les 12 ouvriers,
nuwinjira kuri iyo channel urasangaho ubutumwa bwiza bukangura abantu, uri kumenyesha abantu icyerekezo n'iminsi uko ihagaze n'uburyo dukwiriye kwitwara. Ichannel ya kabiri ni channel yitwa The Book TV. The Book TV. The Book TV ni da na a na ba na o ebyiri na ka mu kinyarwanda ugashyiraho TV. Nusacinga izo channel zombi muri iyi minsi zimwe ziravuga ubutumwa kandi buhambaye kandi bukangura abantu kwegera Kristo, bukangura abantu kuba maso no kwitegura, kuko tugiye kwinjira mu gihe gikomeye cy'abakristo bagiye kurengana, cy'abakristo bagiye gutotezwa, cy'abakristo bagiye kwirukanganwaho, cy'abakristo bagiye guhara ibyabo. Niba uzi neza ko utiteguye kugaruka kwa Kristo, ushaka n'ibyo gusenga waba ubiretse. Kristo azagaruka, ariko mbere yo kugaruka kwe hari akarengane abakristo bakwiriye kuzanyuramo. Birashoboka ko yaza tukatari kagera, kimwe nuko bishoboka ko tuzagacamo, ariko biritubwira neza ko akarengane k'abakristo kagomba kunyuraho byanga bikunda. Ntago Kristo azaza gutwara itorero akarengane katari kanyurwaho. Rero akarengane tugiye kukinjiramo k'abana b'Imana bizeye Kristo, bakurikiye Kristo. Ako karengane kari bugufi, mugiye kwamburwa uburenganzira bwose. Ejo bundi tuzabareba babandi bavuga ko bakorera Imana, tugiye kubabona mukanye nibo baratangira kubashishikariza ngo gusezeranya abagabo ku bagabo, nibo baratangira kubashishikariza gusezeranya abagore ku bagore, nibo baratangira kubabwira ngo kubana k'umugore n'umugore ntacyo bitwaye, nibo baratangira kubabwira ngo zira systeme ni nziza nimuzinjiremo. Systeme z'isi zirahari, nujya kuri Radio Zuvuri urabisangaho, nujya kuri The Book TV urabisangaho. Hari n'izindi channel ntago ari izo ngizo gusa, ariko izo ngizo nizo nkunda gukurikirana kenshi na kenshi, kandi nasuzumye nzikorera analize ndazisengera. Imana imbwira ko bari mu mwanya wayo, bari mu murimo wayo. Ariyo mpamvu mbashishikariza kugira ngo mujye mukurikirane kandi mukore subscribe, mukore sabone, kugira ngo mujye mubona ibiganiro bikigeraho. Kubera ko inyigisho turi gukora mu gihe gito kandi turi kwirukanka, turi gusiganwa n'iminsi. Nuza kujya wizo gukora subscribe kuri izo channel zombi, kugira ngo ibiganiro nibijyaho, ijambo ry'Imana rijyaho, n'imiburo nijyaho, ujye utibibonera ku gihe. Nubibonera ku gihe bizatuma ukanguka, nawe wicare witeyare ukomeye, wicare wuzuye imbaraga z'Imana, wicare wuzuye umwuka wera. Kubera ko igihe tugiye kugeramo ni igihe cyo guhamya, cyo kuvuga ngo njyewe nakurikiye Kristo mwami n'umukiza, kuko ntabwo bashaka iryo zina ko ryongera kuvugwa. Ariko abari maso bari gusengesha umwuka iteka, bazi neza ko Kristo azagaruka, nk'uko ijambo ry'Imana tubwiye muri Petero wa 2 igice cya 3. Kristo azaza, nuko gutinda kwiwe ari ukugira ngo n'abandi bose batari bakizwa babanze bakizwe. Yicaye iburyo bwa Data ari kugenda usabira kugira ngo twese tubanze dukizwe. Nta wundi tubonerwamo agakiza, nta wundi tuboneramo amahoro, nta wundi tuboneramo umudendezo uretse Yesu Kristo. Uwundi muntu, abantu banyura ku wundi muntu ngo ngabasabire, muhindukire mumenye ukuri. Twatamuze ikiganiro ubushize kivuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Abantu barayobye kubera kutamenya ukuri, abantu bakurikiye gufana amadini kubera kutamenya ukuri, abantu babaye barwana ishyaka b'amadini aho kuba bagirwana ishyaka ba Kristo kubera kutamenya ukuri. Muve mu kurwanya ishyaka ry'idini, ahubwo murwane ishyaka rya Kristo. Muharanire ko abantu baturanyi bakizwa, abavandimwe bawe bakizwa, umuryango wawe wakizwa. Were kurwana ishyaka ry'idini runaka, kubera ko aya madini yose 98% yose ari gukorera Satani. Turimo turategura ikiganiro cy'amadini n'amatorero. Muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana ibahe umugisha. Ndabashimira abavandimwe mukurikiranye Agaruka TV. Uwiteka abahe umugisha. Icyo nabibutsa nuko nubwo nabarangiye channel mwajya kuri subscribe, natwe mutatwibagirwa, kubera ko turafatanyije umurimo w'Imana, dufatanyije urugendo. Bamwe bari runaka n'abandi bari runaka, kandi buri wese bafite abantu bamukurikirana batabasha kugera ahandi. Niyo mpamvu ndi kubarangira imiyoboro mwanyuraho kugira ngo mbashe gusobanukirwa no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, yaba hano kuri Agaruka TV. Nimujya munyura muzajya mwumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere, kubera ko twebwe turamaramaje kujya mu ijuru. Iby'isi byose twahisemo kubisiga, iby'isi byose mu gihe tukibitijwe tuzabibamo, ariko igihe
igihe nikigera bagashaka kubitwambura kugira ngo batubuze Kristo, iby'isi tuzabyihorera dukurikire Kristo twamenye. Aho kugira ngo duhombe Kristo, tuzahomba iby'isi. Yewe turiteguye ko n'ubuzima bwacu twabuhomba, twiteguye guhomba n'ubuzima bwacu tugapfa ku bwa Kristo. Uretse n'ibintu, uretse n'ubutunzi n'ubuzima twamaze kwitegura, turi tayari yuko tuzabutanga nk'uko n'abandi bagiye baba tayari bakabutanga. Saduraka, Meshaki na Abedenego bakiyemeza kuburekura, Imana ikagenda ibarengera. Ba Daniyeli bakemera gushyirwa mu rwobo rw'intare. Natwe turabigishwa ba Kristo, twiteguye guhara ubugingo bwacu, twiteguye guhara ubuzima bwacu. Ubugingo bwe buri mu biganza bya Kristo. Nk'uko Satani yagerageje Yobu, ubugingo buri mu biganza by'Uwiteka, natwe ubugingo bwacu buri mu biganza bya Kristo. Uyu mubiri twambaye, naho wakubitwa, naho watotezwa, naho wakwicisha inzara, naho wafungwa, turiteguye ibyo byose, ariko tuzaraga ubugingo buhoraho. Ntabwo twabura isi ngo tuzabure n'ijuru, ntabwo byashoboka. Bavandimwe, mureke tuve mu byaha, ahubwo twegere Kristo, tumutumbire kandi twitegure kugaruka kwiwe. Ari bugufi kandi azanye ibihembo by'uburyo bubiri. Agiye kuzahemba bakoze neza, abihanganye bakihanganira imibabaro, bakihanganira gusuzugurwa, bakihanganira gutukwa, bakihanganira kwangwa, bagakomeza urugendo, bakomeza bakamwizera nk'umwami n'umukiza, bagakora ibikwiriye, bakavuga ibitunganye, n'ibiyandurisha ibyo kurya by'isi, ntibashaka iby'indamu z'imibiri yabo no guhaza ibifu byabo no kwaguka mu buryo bw'uyu mubiri mu bukire no mu biki, ahubwo bakemera bagendera mu kuri kw'ijambo rya Kristo. Ibyo bihembo byiza bazabyakira. Ikigeretse kuri ibyo ngibyo, yatubwiye ijambo ryiza cyane ati nzabaha n'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Petero amubajije ko twasize ibyacu wagukurikira, tuzahembwa iki? Aramubwira ngo Petero wigira ubwoba, nzabakubira ijana ibyo mwasize, kandi uretse n'ibyo ngibyo nzabaha ubukire, nzabaha icyubahiro. Ikigeretse kuri ibyo ngibyo, nzabaha ubugingo buhoraho. Bene data ba Kristo, dutegereje ubugingo buhoraho. Ubukire Imana izabuduha, nitarabuduha ntacyo bidutwaye, ariko abari muri yo bafite byose. Umva, ubugingo buhoraho nicyo cya mbere, nicyo nagushishikariza guharanira. Iby'isi byo byihorere, bizashira no kwifuza kwayo. Ubutunzi bureke, wibutumbira, ahubwo tunganya umutima wawe, uhore witeguye, uhore uzi neza ko aramutse aje yagusanga uri maso, yagusanga witeguye, yagusanga wambaye ubwiza bwe, yagusanga utunganye rwose, ukora ibishimwa n'amaso yiwe. Uko ubishoboye ufasha abakene, uko ubishoboye ufasha imfubyi, uko ubishoboye ufasha abapfakazi, uko ubishoboye ufasha abatishoboye. Ikigeretse kuri ibyo ngibyo, uhora utunze umutima utari mu ibyaha, kubera ko tukiri mu isi wareba ugacumura, kubera ko tukiri mu isi wavuga ugacumura, kubera ko tukiri mu isi watekereza ugacumura. Ariko aho uri kugenda mu nzira, niba utekereje ukajya kure, ibuka gusaba Imana imbabazi. Niba ugiye kurya, usaba Imana imbabazi. Niba ugiye kuryama, usaba Imana imbabazi kubw'umunsi wiriwemo. Niba ukangutse mu gitondo, wiragiza Imana, ugende n'ubuntu bwa Kristo aguha imbaraga zo gutsinda ibyo byose Satani arimo aradutegesha muri iyi minsi ya nyuma. Mbibutse ko muri iyi minsi dufite imitego myinshi ya Satani, kubera ko arazi neza ko tutari mu murongo wiwe. Ari gukora ibishoboka byose ngo adukure mu murongo wa Kristo, ariko mureke dusengeshe umwuka iteka, dusabirane kandi dusengerane. Nidushyira hamwe, byanga bikunda, Imana nayo izatuneshereza. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Mwibutse gukora subscribe, cyangwa se gukora sabone, cyangwa se gukora na like, cyangwa se gukora na comment. Nta kibazo, ntacyo bitwaye. Kandi ukeneye kudushikira muri rivuga butumwa rikomeye cyane, nta kibazo, wadushigikira. Amarembo aruguruye, uburyo bw'umwuka, uburyo bw'umubiri, ubwo wadushikiramo bwose, tugira inama, twungura ibitekerezo, udufasha muri rivuga butumwa, nta kibazo rwose, biremewe. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Reka rero dusenga Imana. Ndabizi neza ko ufite ibibazo bitandukanye, ndazi neza ko urwaye, ndazi neza ko ufite ibyifuzo bitandukanye, ndazi neza ko ubuze uko ubigenza, ariko izere Kristo. Numara kumwizera umwereka ibyo byose, afite ububasha bwo kubikemura. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite ubushobozi n'ubutware, Imana ifite imbaraga n'icyubahiro. Turagushimiye kandi turaguhimbaje muri aya masaha ya Mwami. Tugushimiye ko watunganya iminsi yo kubaho. Shimwa kandi uhabwe icyubahiro. Kubwira ijambo ryawe rero, ndasenze Mwami Data twese mwiza, kugira ngo iri jambo rerekezwe n'umwuka wera, abari buze kugeraho, yaba abakobwa, yaba abagabo, yaba abasore, yaba ababyeyi, Mwami, rize kubafasha kandi rize kubakomeza, ribakangura ko bakwiriye gukomeza kuba maso kandi bakitegura ko Kristo azagaruka uko byagenda kose. Ari benshi Mwami bingirwa bwenge, bari kurwanya kugaruka kwawe, bari kurwanya ijambo ryawe, bari kuyobesha benshi ubwenge bwabo n'igihagararo cyabo n'ubutunzi wabahaye. Benshi bavuye mu byizerwa, bakomeje kwirarira, bakomeje kwikurura abana,
abantu bigwizaho imitungo, bigwizaho ubutunzi bw'abantu, bababeshya bitazasohora kugira ngo babashe gukura muri sisiteme yawe. Ariko natwe waraduhagurukije Mana kugira ngo tubwize abantu ukuri, tubabwire kuri bugufi kandi ugaruka kwawe kuri hafi, kandi ibimenyetso watanze byinshi turi kubibonesha amaso yacu. Rero nsenge buri wese ubuza kumva ikiganiro kize kumukomeza, kize kumufata, kize kumufasha muri uru rugendo Mwami, kimufashe, kimukomeze kandi kimugaruremo ibyiringiro, yibuke ko neza iminsi, imyaka 1000 kuri wowe, kuri twe ari umunsi umwe kuri wowe Data, bityo bituma akomeza kwizera no kwihangana, ibimuca intege bitere abitesha agaciro, bityo umunsi uzaza gutwara itorero abantu bose bumvisha ubutumwa bagahindurwa nabwo, n'abandi bose bari hirya no badafite ubushobozi bwo kumva ubutumwa kubw'impamvu z'ubukene, aho bose umwuka wera azagenda abasanganize, kubera ko ufite inzira nyinshi wacisha mu buriro ubwoko bwawe. Ndakwinginze rero kugira ngo buri wese urafashwa naryo kandi akabaza kurihererekanya, arihereza abagenzi be kugira ngo babashe gufashwa, bose uze gutanga umugisha, ubwize n'icyubahiro n'urukundo bikomeze kuba hagati muri twe, kandi ukomeze gufasha n'abarwaye n'abababaye, imfubyi n'abapfakazi ukomeze kubitaho, kuko bose bari mu biganza byawe. Niwe Data wa twese, izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro, komeza kuturenga no kuturwanira mu izina rya Yesu amajoro akoze kubyumvishe. Amen. Bene Data wa Kristo, Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane, turi kumwe. Hari icyo washaka ko tuganira cyangwa se dusobanura muri iyi minsi, watwandikira muri komenti, kandi ukeneye no kutuvugisha, ukeneye guca bugufi, ukeneye kwihana, ukeneye kwakira Yesu umwami n'umukiza bushya, aribwo bwa mbere, watwandikira kuri 0788750353. Tuba duhari amasaha yose, ijoro ndetse n'amanywa, tuba turi tayari kugira ngo dufashanye muri urugendo, kubifuza kwegera Kristo. Uwiteka abishimire kandi abaha amahoro. Turabakunda cyane rero, ciao ciao, Uwiteka aduhana umugisha twese hamwe. Bye bye.